Ikaze guys, tugiye kurebera hamwe ukuntu nawe wakora YouTube channel ihemba mu Rwanda. Mu nzira zirindwi tuzareba, iyi ni nka introduction tugiye kureba. Ikaze rero kuri iyi YouTube channel, tunamshukuru channel. Tugiye gufashanya gusetinga iyi YouTube channel kugira ngo tugendane. YouTube channel iri gukora imiti ikomeye cyane. Iyo urebye ahantu turi kwerekeza mu iterambere turimo, mu ikoranabuhanga turimo, usanga abantu benshi cyane bazaba binjiza amafaranga yabo mu buryo bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga. Rero tugiye kurebera hamwe ukuntu nawe wafungura channel ku buryo bwa mbere bwihuse. Icyo usabwa ni ukuba ufite email yawe, ukaba ufite email. Iyo niyo step ya mbere, ufite email, kubera ko Google account iyoboye ibintu byose, ibintu byinshi cyane, kimwe na YouTube. Rero ibintu byinshi cyane n'izi website, izi mbuga zose zikoresha kuba bisaba kuba ufite account. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Google account urumva ko ari ikintu gikomeye cyane ugomba kuba ufite kugira ngo nawe ugire ukore ibintu bimeze fresh nyine, utangire ugire ikintu ugira. Urabona ko urugero nko kuri banki nawe usabwa kuba ufite account kugira ngo ugire access ku bindi bintu. Ntiwajya kuguza amafaranga, birumvikana, udafite bank account. Byose birashoboka? Reka ntiwaguza cyangwa se ngo wohereze ku mafoni. Nta kintu ushobora gukora udafite account. Ntiwajya kuri Momo ngo wohereze amafaranga cyangwa se ngo woherezwe udafite account. Ku bantu bagura, nta kintu ushobora gukora udafite account. Urumva rero ikintu byose gisaba account. Rero mu bintu bya YouTube ni sosiyete yigenga pe, ariko nubwo yigenga ikorana na Google bya hafi, kuko Google ni rwo rubuga rwa mbere ku isi rukoreshwa n'abantu benshi. Abasaga miliyari n'amamiliyari bakoresha Google. Ariko nyuma ya Google hakurikiraho YouTube channel. YouTube channel ni urubuga rwa kabiri rusacingwaho n'abantu benshi cyane. Rero tugiye kurebera hamwe ukuntu nawe wafungura YouTube channel yawe. Tudatinze, reka dutangire hamwe. Icyo usabwa ni ukuba ufite YouTube channel, ufite YouTube app, ariko ukaba wari ufitemo account isanzwe, email. Ndavuga email. Email yawe niyo step ya mbere usabwa kugira ngo ugire YouTube. Icyo ukora, uraza muri YouTube yawe. Njye nahageze, ni uko mubona phone itambitse, ntimugire ngo ni ibindi. Uze muri YouTube yawe. Uze muri YouTube yawe, uze hano mu iguni kuri ka gafoto gahari. Numara kuhaza urahakanda. Numara kuhakanda baraguhereza screen imeze gutya, uku. Wowe icyo uri bukore,
uraza n'ubundi uraza hano uraza ahanditse view my channel, view your channel cyangwa se my channel, nusoza uhakande, urahakanda bakuzanire taburo imeze gutya. Kuri phone birakunda yawe rwose. Ngo nusoza uraza nurangiza uraza ukande hano aha hari agakaramu urahabona hano ku ruhande rw'iburyo, urakanda aha hari agakaramu aha, nusoza kuhakanda urahakanda, urabona bazakwereka izi serivisi, uzabona ahantu ho gushyira name, ubone handle, ubone kuri description uzahera kuri profile picture, urabona nashyizeho kuri YouTube profile picture yawe nyine ijya kuri account, ndahitamo iyi yishyizeho, save as profile, saving, tuhite tujya kuri YouTube banner, ukore kwa kano gafoto kari kwa runo ruhande, aka hano, nurangiza ugakoreho. Ubwo uraba wateguye bana yawe, uba bikoreye muri Canva, nakwereka ukuntu bikora muri video ndashyira muri description, ndashyiramo link ya Canva, nurangiza uhakande uze muri choose your photos. Njye kubera ko nabiteguye ndaza muri hano shaka ifoto nateguye, muri galeri shaka ifoto nateguye, dore ngiyi, tayari yaje, your channel banner will look different across devices. The widest crop area will be shown on desktop and TV. Rero ngaha barakubwira ngo iyi foto ya YouTube banner izaba igaragara mu buryo butandukanye kuri device ukoresha, ku bintu byose ukoresha. Niba ukoresha telefoni ntabwo izagaragara nk'uburyo iyi foto ntabwo yagaragara nk'uko yagaragara kuri televiziyo cyangwa se kuri desktop, kuri computer. Ubwo urumva rero bizagaragara ku buryo butandukanye. Weho icyo uzakora uzaza wemeze, ubwo ni kuri all devices, nusoza ukore save. Tayari urabona ko iyi foto yagezeho neza cyane. Tayari nuza uhita uza hano handitse handle, uzakora uzahera kuri name, uhitemo name ushaka kwitwa. Njyewe yanabibabwiye ko ushaka kuvuga ko ari tunamshukuru, shaka kwitwa tunamshukuru, uraza utayipingemo tunamshukuru, tayari
nabyemeje. Nisoza njye hano hakurikiye aha kuri hano naho nzi nemezemo izina nashyizemo haruguru. Kuri hano iri zina niryo rigutandukanya n'andi mazina yose kuri YouTube, niyo mpamvu rero ugomba kuryitaho. Nemeze tayari, urabona ko ryemeye barivivuye, ubundi wemeze. Visible to all users on YouTube. Remember to follow community guides and practice. You can change your handle back within 14 days. Iri zina ryawe warihindura mu byumweru bibiri. Nyuma y'ibyumweru bibiri tayari wemeze. Tayari ubu byagezeho. Nubisoza uze hano handitse description. Kuri description, urugero wenda niba ushaka kuzajya ukora video zigisha kuri YouTube nk'uku nguku, uzaza wandikemo how to grow YouTube channel. How to grow YouTube channel in Rwanda. Tayari njye nabyemejeho, nawe ubishyireho. Tayari iyi ni step ya mbere. Igisigaye noneho ni ukujya muri YouTube studio ugakora settings, ukazieditinga neza. Tayari ubundi nawe ugatangira gukorera amafaranga kuri YouTube igihe umajije kuzuza ibisabwa. Hari igihe ushobora kuba ufite impano, ufite talent, ufite ibintu bageza ku bantu bakishima. Ubwo rero urumva wipfukirana impano yawe. Mu by'ukuri garagaza impano yawe, igaragaze, nawe utangire kwibyaza umusaruro. Ushobora kuba ufite impano yo gusetsa, ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ushobora kuba ufite impano yo gusubiramo ibintu by'abandi, ushobora kuba ufite impano yo kubyina. Impano nyinshi zitandukanye, wipfukirana impano yawe, ngwino uyigaragaze hano kuri YouTube, urebe ko izakubyarira umusaruro. Fungura YouTube channel ubundi utangire kwigaragaza, urebe ngo irakundwa n'abantu, abantu bakugirire umumaro. Rero yari step ya mbere. Tuzahura ubutaha muri step ya kabiri noneho yo kujya muri YouTube studio. Nzabereka setting 7 z'ibanze z'ukuntu noneho YouTube channel yawe igomba kuba imeze fresh, yesitaye, yizewe, ari iy'umuntu w'umunyamwuga. Mbabwire na step ugomba gukora neza kugira ngo ufungure YouTube channel yawe kandi bari YouTube yizewe. Sawa rero, turi kumwe. Wakora subscribe kugira ngo utazacikwa n'indi video izabivuga noneho kuri setting z'ingenzi zidakorerwamo hano, zitabasha kubonekamo hano. Ushobora gukora kuri YouTube, ubundi YouTube yawe ikazamuka neza. Niba uri umutangizi mw'iyi channel nangije ikazamuka neza, kora subscribe tuzamukane kugira ngo uzajye ukomeza kureba ahantu ngeze, setting nakoze koko niba zikora. Sawa rero, tuzahore mu zindi video. Ndabakunda cyane, mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi bitandukanye kandi byiza. Sawa, ndabakunda cyane.